bakunze b'ikiganiro cya Shangazi, reka tubabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubishimira. Turabakunda cyane kandi tubakunda cyane ku buryo bukomeye, tubahoza ku mutima, turabishimira, ni ukuri muri inshuti zacu kandi Imana ibahe umugisha. Reka rero nk'uko dusanzwe tuganira dutangira dusenga, dukora ikiganiro cyacu tukabanza gusenga, tukabanza kwiragiza Imana kugira ngo Imana ibane natwe. Reka n'ubundi dusenga kugira ngo Imana idufashe muri iki kiganiro. Imana turagushimiye kuri Imana nziza kandi ikiranuka, tugushimira urukundo rwawe, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye ko ari wowe wajya ubana natwe ukatugirira neza, ukarinda ubugingo bwacu, ukarinda imibiri yacu. Tugushimiye Mwami w'Uwiteka Nyiringabo, ababyeyi, aba bagabo, izi ngeri zitandukanye wagiye urinda mu buryo butandukanye, ukabarinda ibikomeye, ukabarinda ibiteye ubwoba, ukaba ubagejeje Mwami uyu munsi ari amahoro, bashima izina ryawe, habwa icyubahiro. Tugiye mu kiganiro rero, turasabye ngo ubane natwe, utugire neza, udufashe afite ibibazo bitandukanye, kuko urabizi ko tugenda tugaruka ku ngo. Mana ubagirire neza, ingo zirimo gusenyuka, babona babuze uko babigenza, ubagire neza kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dutangire n'ubundi tubasuhuza, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubishimira. Turabakunda cyane rwose kandi murabizi. Turabashoje rero abari mu bihugu bitandukanye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hirya no hino mu ntara zigiye zitandukanye, abo duha serivisi zacu, abo dufasha, abo duha imiti, abo mwese turabashoje kandi ni ukuri turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Twagarutse rero n'ubundi mu kiganiro cyacu, mu kiganiro cy'umuryango, mu kiganiro aho tuza tureba byinshi bitandukanye, ibintu birimo kugenda bisenya ingo zacu muri iyi minsi. Tugenda tubigarukaho kenshi, ntabwo tuzasiba kubivuga, ntabwo tuzasiba kubibabwira, kubera ko ushobora kubona ikiganiro uyu munsi wenda aribwo ukibonye, hari umaze iminsi akibona, ushobora gukubitana nacyo nawe ugasanga ibyo bibazo urabifite, ugasanga ufite izo ntambara, ugasanga ufite urwo rugamba rumeze gutyo. Niyo mpamvu rero duhora tubivuga kenshi kugira ngo wowe ubonye ikiganiro nawe ubone ko hari ubufasha cyangwa se ubutabazi ushobora kubona ku bijyanye n'urugo rwawe. Hanyuma rero tugira ngo tuganire ku bijyanye n'ubundi n'abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, kuko niho duhita twibanda cyane. Bafite ibibazo byo kurangiza vuba bishobora guterwa n'impamvu zigiye zitandukanye. Twongera kubibutsa ko rwose ibyo ni ibintu bikira kandi bigakira neza ku buryo butangaje. Hanyuma nshimira kandi abamaze gufata imiti bagenda baduha ubuhamya, batubwira ati Shangazi ni ukuri urimo uradufasha, urimo uratwubakira ingo. Ngomba kubashimira kubera ko n'ubundi byari byarabayobeye, baje kundeba bimeze nabi, bavuga bati rwose urugo rwanjye rurasenyutse, nafashe imiti ahantu hatandukanye, nafashe imiti hirya no hino, ntako ntagize, nakoze ibishoboka byose. Ese Shangazi koko uramarira iki, urafashe, ese wowe nturi kimwe n'abandi bose? Hanyuma icyo nshimira Imana rero ni uko abo bose bagenda bafata imiti bakagaruka kuri Shangazi, warakoze, wageze neza. Nabashuje rero cyane kandi rwose muri inshuti zanjye, murabizi neza ko mbazirikana kandi mbahoza ku mutima. Ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye cyane mu buriri cyangwa se mu rugo rwawe, wowe mugabo ubibaza uti ese bizagenda gute, nzabikemurira hehe, ese urugo rwanjye ko rusenyutse? Nagiye nkubwira ngo umuti urahari kandi umuti ugufasha neza bikagenda neza. Ntabwo ari nk'uko nkunda kubivuga, ntabwo ari ibintu byo gukabya, ntabwo ari ibintu byo kugira ngo ukunduze. Ushobora kuza cyangwa ntuze, ariko icyo mba mbibabwira ni ukugira ngo wumve ko ibyo nkubwira ari ukuri. Kandi iyo uteye intambwe ukahagera ugafata uwo muti ukagenda ukawukoresha, ubona ko ibintu nakubwiye byari ukuri. Rero bagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, rwose pe ubimaranye igihe kinini, wibaza ese ibi bintu bizakemuka gute, bizarangira gute? Ese koko umugore wanjye ko agiye kuncika, umugore wanjye ko nta kintu mumariye? Ndagira nkubwire ngo nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu yo kumva ko urugo rwawe rusenyutse, ahubwo haracyariho ibyiringiro ko ushobora gukira. Dufite umuti mwiza cyane rero, umuti waba ufite ikibazo cyo gucika intege, hari ugucika intege ukumva igitsina nta mbaraga gifite, ukumva ubushake burimo buragenda bushira, ukumva nta mbaraga ufite mu gihe cy'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Uyu muti uragufasha ukazamura imisemburo, ukongera kumva ugize ubushake, kandi rwose ntabwo nabona uko nawuvuga. Ni umuti mwiza, ntabwo nabona uko nawusobanura, ariko abawufata nibo babizi. Ushobora kuba wenda hari benshi bajya batekereza akavuga ati mu by'ukuri wenda birashoboka kubera ko ari imyaka, akavuga ati wenda birashoboka kuba ari imyaka ibitera, akavuga ati wenda kuba mfite imyaka 40, 45, 50, birashoboka ko ariyo mpamvu
ituma birimo kugenda gutya, ntabwo ariyo mpamvu, kuko hari n'abajya baza bafite imyaka muri 23, 24, 25, 30. Urumva rero bituruka ku myaka, ahubwo biba ari ikibazo kiri muri wowe nyirizina. Njya babwira impamvu zishobora kubitera. Ushobora kuba wikinishije igihe kirekire. Iyo wamaze kwikinisha igihe kirekire uba wariyangije, niyo mpamvu usanga umuntu arwana nabyo, akaguha umuti akarwana nabyo, ariko icyo dushima Imana ni uko bikira. Hari benshi bagiye bavuga ati njyewe nshobora kuba barandoze, hari igihe wenda ni ugusaza. Benshi bagira impamvu zitandukanye, umwe akavuga ati ni ugusaza, abandi bati rwose birashoboka ko ari uburozi, mbese akibaza ibyo ari byo. Hari abajya baza bavuga ati nazengurutse ahantu henshi nagiye hari n'abajya mu bapfumu, hari n'abajya gufata indi miti itandukanye. Ntabwo rero ari byiza, kubera ko wowe ubwawe urabizi neza igihe bimaze, kandi n'iyo miti igihe wayifatiye nta kintu byigeze bikumarira. Turagira ngo rero tubahe ikaze mu kigo cyacu Masenge Life Center, tuzabafasha kandi muzagenda muha ubuhamya n'abandi. Ngira ngo rero njya nakira abantu benshi baba baragiye batanga ubuhamya, barangira abandi bakavuga ati nomero zawe twazihaye n'umuntu wafashije. Ibyo rero mbishimira Imana cyane. Nandi mu kubwira abagabo rero, uyu munsi umugore ashobora kuba arimo kwibaza, ese mu by'ukuri umugabo wanjye yabaye iki ko mbona aza akaryama. Benshi bakunda kubwira abagabo, nako abagore akamuga ati ndumva naniwe, ndumva nta mbaraga nifitiye, numva ntabyo, mbese agazana impamvu zitandukanye, cyangwa se akitinza muri salo kugira ngo asange umugore yasinziriye, agashakisha impamvu zose. Hari abavuga nabi, akinjira mu rugo avuga nabi kugira ngo umugore namubona mutinye, ntagire ikintu amubaza, mbese biteye ubwoba. Agashakisha impamvu umugore yamuvugisha agahita amushihura kugira ngo atagira icyaza kumubaza mu buriri. Bagera mu buriri yatangira kumukoraho, yatangira kugira ngo tugasanga umugabo aramuvuga ati ndeka ndinaniriwe, mfite umunaniro, ndumva ntazi ukomeze. Umwaka ugashira undi ukaza. Rero icyo ni ikibazo gikomeye kandi kirimo gusenya ingo, murabizi neza. Benshi barimo gutandukana, abandi barimo gucana inyuma bitewe n'icyo kibazo. Rero turahari kugira ngo tubafashe, kandi rwose ndabizi neza ko muzabona yuko ibyo twababwiraga byari ukuri. Turi abakristo, turasenga, ntabwo dushobora, njye sinshobora kwamamaza ibintu cyangwa se kuvuga ibintu nzi neza ko bidakora. Rero tubahaye ikaze. Dukorera hano mu mujyi munsi ya sitasiyo ya SP. Ni ukuvuga ngo urenze ahahoze gereza gatoya, uhita ugera kuri sitasiyo ya SP, ugahita umanuka gatoya ukagera aho dukorera. Tubakira neza cyane, abari mu ntara zitandukanye, abari mu bihugu bitandukanye, abari hirya no hino. Ntekereza ko abari hanze bo bajya bampamagara nkaboherereza imiti, kuko wenda ashobora kuba atabasha kubona uburyo bwo kugera inaha, ariko mboherereza imiti nkayibaha, uramvugisha nkakubwira ibisabwa byose, hanyuma umuti ukakugeraho neza. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha tuzagaruka tuvuga no ku bindi bigiye bitandukanye, kugira ngo umuryango wacu, ingo zacu zirusheho kugira umutekano n'amahoro, zirusheho kugira ibyishimo, kuko murabizi neza ko ibyishimo ahanini bishingira kuri kiriya gikorwa. Ibyishimo iyo hariya hamaze kwangirika, kiriya gikorwa kitakigenda neza, iyo imibonano mpuzabitsina itagikorwa neza, ahanini n'umutekano w'urugo n'ibyishimo by'urugo biba birangiriye aho ngaho. Rero ndagira ngo mbabwire ngo bagabo, nta mpamvu yo kugira ngo wumve ko wamaze kurekera iyo. Yego warazengurutse koko, ariko ntago warekera. Tera intambwe, wenda ugerageze rimwe urebe ko hari ikintu Imana yakora. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Ntabwo turi buvuge byinshi, icyo twari tuje kubabwira ni umuti dufite mwiza cyane, ukora ndetse ku buryo bukomeye. Urafasha, waba warikinishije, waba utarikinishije, waba ubona rwose umaze n'amezi cyangwa se imyaka. Ngira ngo njye mbabwira imyaka, hari abaza bamaze imyaka myinshi akavuga ati njyewe naragerageje, nakoze ibishoboka byose, nafashe imiti hirya no hino, mbimaranye igihe n'igihe, ariko akaza nkamufasha. Uko igihe cyaba kingana kose, imyaka waba umaze yose, ubona byaranze, birakunda kandi bikagenda neza. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze kubishimira. Ni Shangazi Dative nk'uko musanzwe mutumenyereye, kandi ni ukuri ndabakunda cyane. Murakoze cyane. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye, tugushimiye iki kiganiro dufashije kugira ngo gikorwe. Urakoze ko kubw'aba bantu bacyumvishe, reka ubagirire neza, ubafashe. Mwami w'Iteka Nyiringabo, ubashoboze kandi ubakize, kubera kuri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma mwaduhamagara kuri 0783441825, iri no kuri WhatsApp, cyangwa se 0722 62 35 276.